we takwita leo Nzovu aha aha 5 6 7 8 9 10 11 koreza ushoboye twagiye nta kibazo rero umuntu wariye voka zibuteye dusa oya hano uri kutwiba dusawe dusa ngwino rambura uzovugenda wicare kuri ziriya nyashi asente nonze umuntu yapopasha agira gutya ni guke nta kibazo ugire hasi zamukare barashogotse popasha ntabwo baryama hasi 2 4 5 4 asa hano harimo ikibuno mbaho ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa show banyita Theo7 Pro umuhungu zatujyana muzeyi umwazi imyenda mu gikapu ariko muzeyi yakuye gatari so wasu akwanyita muzehe wowe kandi uzatuma ngiye gutuka ajya gushaka kunyigana kugiye gusubirana na Yesu tugiye gusubirana noneho utasubirana n'uyu nguyu ngo bagiye ahantu ajya ngo ni Gisenyi ngo bajya ku gasozi ngo batwitama amazina ngo ngewe banyise ngo Rutwe ngo we bakwita ngo amaguru ajya ameze ati ubuguru bunyanyuye ariko se ubuguru bunyanyuye mujya kutwita ayo mazina mwaratubyaye muri ba data ubuse ko ibyo bintu rero bivuze kandi ngo yarasubanye ni ba mama wanyu bandi ako direba muri cyagiye cyacu umwana cyose mwamaze mwazaga mu rugo wazaga iwanjye yakanakajya kwa dusana ariko twabahaga amafaranga oya nzovu na amafaranga yigeze njye nta mafaranga agwaye inyama inubwa mbere ibintu bitara cya cyumweru kitarazamo nibwo wambaye amafaranga undi warazaga indi minsi ukanyukanywa nk'inshuti yanjye ariko reka turavugisha Esther reka nimba twaraje ibyo twakoreye bingana n'abahizi reka gutaya wavugisha ukuri bamubabarira basuka bimubeshye akambeshya mubabarire basubi mubeshye mugiye gusubira ambeshya se nuko nayo imbeshye yakarata tugera akakwisubirana ariko uzazi wanje nawe ngiye ntago nzitwa umwinjira ugiye kunyuruka none umwinjira rega nuko bakundana nase ungiye ningira umugabo akazi wanyumze bakari umwinjira yakaninshuti yanjye magara imbere y'Imana shaka inzu kandi iriya nzu ari we wayishyuye muri uku kwezi ngo se yaba ari umwinjira ariko ni wowe wayimutanze amakuru mfite ko yakamwana yabyutse ashaka umuntu umufurira nturi umugore we kuki utamufurira kuki umukozi atamufurira n'inzara wagasaza we ntabwo ndagasaza agasaza agashira amanga oya uyu nta nubwo ushaka kumva aho byaturutse bashaka wa musenzi we si amakuru namenye mu gitondo niwe yabwiye ngo nzovu sumba umunwa agira umva rata umunwa wa nzovu nzovu nanjye reka mvuge nabyo yakarabwira ko ari ibyo bintu ntabwo naguhamagaye nkubwira ngo ngiye gushaka umuntu ubafurira uyahise abimbwe nari mfite kuvurira ibigiri amashuka nagize ngo ni imyenda yawe mfite umukozi uriya mukozi wanjye umukozi ntabwo yashobora kuvura nagiye gushaka mukurangira yanjye ntabwo yayishobora fata umuntu nka 3 nagize ngo ni ipantaro cyangwa umupira wawe imyenda yanjye nimba ari kuvurore umukozi nimba ari umwana yabishobora ubanza ukumva neza mbere yo uturukagurika yagura ibigori cyangwa zanzu naho ikibazo namubwira ati Esther gushaka umuntu yaje mbimubwiye ngo he none nyumvire mwari note ya 5 wowe watinyuka kurekura 5 ntabwo yatanga nzo wose ko nabirekuye nkugurisa rwanyishyura no mfite 8,000 ahubwo wowe n'umugore muyafatanye bine muyanyishyura natwe urugo rwacu rukeneye kubaho na gazi ubu ngubu igiye gushira siyo gazi maze imyaka 5 ariko gaze wateje sikeri kuko zawe yimuca oya gaze naza kashira ako burako baranavuga n'urugo rutarabaho urugo rwanyu n'urabaho nimugora ni baramama bakambira ngo siteri ngo rakubwe ngo mikine ngo plaque yuko ngo bije ngo plaque y'imodoka rise ko wakwize kuvuga ko wabanye ubana n'umunyamashuri usibye ko nawe icyongereza kigiye muri gereza
yaka we nzovu duhanganisha ako wa mugani nzovu yigeza kuvuga ngo yaze ko njye ntabyo bagiye mu mitsi ariko icyo nkundira umva nijoro yakamwatwa dufite umufana urimo kutugurira inzoga yatuguriye byeri atuguriye yakamwana ngerageza kumwese waje tukajyana Sodoma yakamwana mwite nzovu mu bantu mfite babi ngiye kwinda kugira ngo umwana dusabe nawe sinshaka ko noneho yaka ajya muri cya gikoni cyo kwa Mucoma hariya aramamagara ngumva mubwire ngo nguha amakuru sa yahenzovu ngubu yaka ngo ko yari umwinjira ngo bamutegetse kuzataha saa 12 ngo ariko ubu ngubu ngo ari kunywa ngo yasinze ngo ndagenda namujyane Sodoma yafashe moto umugezi yambwiye ngo waritsira kujyana Sodoma no kugurira peti mitsingi kugura nk'udupeti mitsingi ndatubi dusabe yari yakutse yamamagaye inshuro nyenye aya wanagezeho ubwo ijambo wavuze wagezeho avuga ariko ibintu byo kuyoborwa ko inzoga zawe zigize ahantu ziryoha uko dusaba arimo kunshaka we hari n'umugabo wanguriye mitsingi avuga ati nayisize pe uri byari hamwe aho ngaho uri kugenda uba umuntu w'umugabo siwumva kwitwara neza gutasambira inyuma warabitashye saa 5 n'abatureba saa 5 ubwo yagera ni iki cyumweru ariko Esther nkuko yakamwana arimo gutaha kare nitomoka dusubiranye nawe uzaza utaye amasaha nka saa moya uri mu rugo kamwiherekeye nanjye nese umugabo barimo baramurinda akazuba izuba nagukomere nabisheri umugabo reka kurinda akazuba sureba ariko ingo ziraha ngaha zihararanye noneho umugore wanjye ngewe mbaho ni ngewe wowe niwo nyungana bahize se nako ariko tuvugisha ukuri kwiyama abantu bavuga amagambo ngo yakamwana ngo yasubiranye na duse ngo ko ngo duse ngo bamaze kumutsinda hari umuntu wakoze ikiganiro rero hari ikiganiro nabonye nde wamuteye inda ngo papa wawe yakoreye ikiganiro papa wanjye uhese iki kiganiro papa wanjye ko yitabye Imana yapfuye muri umugore wawe ngo bamukuzaniye baramuteye nari bazayikurakuza cyangwa mwana narabyara n'abantu bajya ku mashosho media barabivuze abo ibyo bintu bavuga hari n'undi mugabo umunyamakuru maze imisi narakatiye ngo nawe ashobora kuba ngo yarakotsaga wa mugabo tukwiyamye mu rugo rwa yakamwana dusabe niwe urimo kurusenya noneho wa wundi se usanzwe tuzi ntabwo tumuvuze amazina yiwe ni abantu babivuze babikora se bari bahari ubikora nawe se oya nyine ko bavuga ngo undi kucimukunda kwibana ngo umuntu ngo uyu muntu yokeje uyu muntu iyo bajya kumutsa muza gufata akaguru muza gufata iki ngo baramuha ariko uwo mugabo ntabwo abakwiriye wa mugani no kwinjira urugo rw'abandi gute abakwiriye kurwinjiramo ahubwo niba hari n'umuntu reka uriya muntu sha Imana ikunda abagabo kuko yagusohokanye mwagiye Gisenyi wagiye Shyorongi nawe ukava mu modokari ukajyana wibeta gatoya amakuru yakamwana akabanza akayambwira nayakubaza ukaba ngo ni umukobwa ngo nagiye gusura ngo Shyorongi none si ushaka kumenya buri kantu kose kuva kuno kugera ku mutwe ujye utekereza hafi nimba ushaka ko dusubira n'ushaka witondeshe wanjye ndagukunda niba ushaka ko tubana nawe ishyura iriya nzu amezi 2 iyihe iriya nzu yawe se mpita mugate kabisa nitwa umwinjira hari ikibazo se umwinjira ni ariko amasezerano ngo uze ufate ibishyimbo iwanjye ejo mabukwe iwanjye baramenye sinjya no guhaha ibishyimbo yego shasi wumva n'umufuka wa voka ahubwo se mubiza abanyabutare bakunda avoka iza mbere zayo natangiye kuzirya kubeshya niki avoka ariko yakamwana nanjye ejo arabimbwiye ngo ninze mfata ibitonore ntekereza ukuntu nta sahane ngira nta gikombe oya nzovu nuko oya nzatana kabwirera nuko nzovu apanika nzovu rwose twateka akaza karya kamera neza nzovu uruhu rwe mu cyumweru kimwe anywa igikoma mu gitondo arya saa sita arya na nijoro nzovu yabahindutse mu buzima ariko umenye ko irafu nawe urimo guteka wavuye kwita kwa Nyamabondo kandi njyewe bwa mbere
ubwo wari ibyo kwa Nyamabondo wajya gupinga ntabwo igikoma ntabwo ndakinywa Ntabwo ntabwo yarakinywa. ndakinywa iyo fu ntabwo umukozi wawe yakibaye mu gitondo mbese niriya ikintu nariye mbere se igifu shanjye ndi kunywa igikoma mu gitondo kiryoshye kimeze neza shabarizi gahiri none nafashe nagusa ibiro 2 by'isukari mvanga mu fu ndavanga ubwo bari gutekera rimwe nabyo uvuga ngo turajya kugura isukari ariko yakamwana ejo hari ijambo yavuze ati sinshaka yuko dusabe apfusha ubusa ngo dusabe agiye guteka ibitone ngo ateke igisafuriya kinini nubwo ibyo bikimba yewe ikintu navuze ratadusa umuco w'abanyarwanda ko numva muri kutabara abagabo hano turi Kigali ntabwo uzongera guteka Yaka. ibishyimbo bingana Yaka. kuri hano ntabwo ari mu cyaro niko umuco w'abagabo b'abanyarwanda ko numva muri kuwuta nta mugabo unywa igikoma iyo anyweye igikoma ntiyumva ikintu gikomye ku rugi wumvise nzobye iyo umugabo anyweye igikoma ahubwo ni amakuru ntiyumva igikomye ku rugi ahubwo abagore bari baraduhenze ubwe wumvise uzi ukuntu igikoma igikoma kiryoha uyu mugabo ubundi anyweye igikoma twabimenye ntiyumva muri igikomye covid ku rugi ukuntu bari muri baraduhenze covid uzi cya gikoma baguhabaga ku vitamine usa amata washishaga wumva ubu nawe ugiye kugira unywa ibikoma nzavuze ko nakunda igikoma wa musa arwaye yanyweye ibikombe 3 uzava agakoma arakabasha akabasha kubi nzovu ariko iriya fu ntabwo ari ukubanya njye nukuza n'ubwo ukirirwa ujya mu bagore mu ngaya ukirirwa unywa genda ikigori nta bwenge ufite ubu se duse ko atari iteka mwana ngo ni ikigori ariko kambanze ndebe kawunga yo kwa dusabe niba tera popaje icumi kandebe iyi kawunga yo kwa dusabe sha none kurya neza yego izo nkweto ni izadusaba nizo yambaye wisa uryama hasi One. popaje ntabwo baryama hasi Two. Eke. Kane 3 gatanu 4 asa hano harimo ikibuno gatanu konyine nese iriya pompashe nzovu yayitera kandi yewe ubugari nanjye narebwa ubugari bwa esterisi mu gitondo yariye nabyerekanye na Aha. Zagara aha wagera yazanye aha 4 aha 5 6 aha 7 aha 8 9 10 11 ndakuruseko maze 13 abagore n'abagabo oya tugiye kureba iby'abagore ndamushuje dusabe bazi ubwo noneho dusabe banza nawe dusabe twagiye twagiye kwa dusabe yakamwana murushije kangahe umurushije nyinshi ikigaragara akagongo kayara banamo inkweto kora izo ushoboye kora izo ushoboye twagiye akagenda ashyira amaboko hasi nta kibazo rero umuntu wariye voka zibuteye dusa oya hano uri kutwiba dusabe dusa ngwino hano hano oya nagerageza basi wagira ngo dusabe hari igitoki bita bakita mu cya gitoki kidakomeye wagira ngo nicyo yariye kimwe bakita umugwira niba ari bakita ngo iki umugwira jyaho sha nawe mabura turebe warushije dusabe jyaho turebe jyaho turebe gerageza rwose ndajya hano aha twagiye ariko ndashyira hasi none nta kibazo ariko uramvura amaguru ukoze igituza hasi ikene rambura uzovu genda wicare kuri ziriya nyanya ibeshye usa mushimbura asenze nyoze muhute ya popashe agira gutya ni gutya nta kibazo ugere hasi zamuka barashogotse bajogotse se rero kandi iyo muri kwaje tera icy'imbere tera icy'imbere turebe icy'imbere Eh. gitere nyine turebe kwaje kwa purama reka kudufera nakorera ndage tubijije kaze mbanze nebese tebe utera icy'imbere iyo muri kwaje kwa purama mwatubijije aha twagiye icy'imbere aha ese uravunika mwana arabizi yabikoze shangiye kureba icy'imbere Esther sha uragwa nyigitoki yaravunika umugongo ntazibaki yose narimbizi icy'imbere se ari umwana uteye ikimbere ahita acika dore ureba hariya hano se
nzovu ikimbere wate ntago nakibonye njyewe. Tera ikimbere turebe nsovu. Kibese yagishobora. Ntago ari uko. Oya uragira kuyo amaguru yakoze hasi. Rero uko nabyibagiwe. Yaka ntabwo washobora. Ndabona kandi kavuye. Yakambaye ko nyiko. Abo manga. uza akantu bita pururu. Manga. Akantu bita pururu. Ngo bari umusirikare. Manga. Yewe. Oya nashyizeho hano. Hehe se. Ni hano. Nose ndi hari umutwe ngeze hasi. Nta mutwe nshyize hasi. Icyo nzi cyo mudasobwa afite sorasi y'abakozi biwe. Oya mudasobwa ntabwo ishobora kubura. Yikora ubuyedi ibitafa byigeze kutugwira. None maze batujyana kwa muganga bamiriye. Nese yakasi gapfuna kabarenduka. Nambaraga nabi. Dusabere kaba yarazimazemo. Igikoma gisigaye gisindisha. Nukwipfuna kago. Oya ngo nambaraga gira. Babura rero tudukoze n'akantu ka siporo buriya abantu mudakora siporo mujye mugerageza. Dramatique agira. Murambura amaboko. Yakumva ukuntu nza bibi nambwiye. Andavuze igikoma gisigaye gisindisha. Atarabe. Navuze ngo iki? Mureka tubabwize. Oranduye. Ayo umuyaga wese umujyana. Amagambo yawe n'amagambo ngo we nabyo watanga. shuti z'abakundwa z'abakurikira mudasobwa Yakamwana yasubiranye na Dusabe mu kwa gatatu bazajya kwirega. Sibyo? Ya 50 uzabitanga. Nzagabanyamo kabiri kuko Yekubura. nari nabi dosiye guteze kumwe mwapanze ku itariki 25. Napanze 25. kuri 25 ubu. Nese mujya gusubirana umwana tubwiye. Nose twababwira ngo bibafashe. Zobu wabonye ko nsigaye nambarana na madamu. uno munsi yambaye udukweto twa Dusabe kudusandari twiwe. Wabonye ko nsigaye nambarana na shi. Noneho agakote Yaka uburozi bw'ibutero waraburiye nanjye ngo nanjye bashyize ahantu hari ahantu hari box yanjye bamaze kuyishyirana ngo mu isina banshyira mu icupa. Urabizi neza kuri mu icupa. Uvuga ngo Esther yaragwa. Esther Ako yaragwa. nuko kama este ashobora kuba yaranduye. Ndetse nuko kandi ukunda mukunda. Yagukubise karyo ukunda. Sena kabarore sika. Dusabe ngiye kumugurira indi telefone. Gumane kano namugurira. Ariko ntabwo nzovu. Ubu nta buryo wabwira nkayaka. Reka nanjye mbivuge. Akajya kukorogoza. Esther afite telefoni yayiguze 60,000 agiye kuyisubiza ayigwishe ndaba muhe nka 40 cyangwa 42 cyangwa 50. Nanjye mwongera kuri telefoni n'ijana. Nanjye kumugurira indi ya data. Zavu ni utabikora. Tugure telefoni tuzadufatisha amashusho dukora ibiganiro. Nushakira ujye uyikoresha. Nawe mujye gufungura channel. Tujye kuyifunga twite Nzovu Esther. Kandi narayifunguje. Mujye gufungura channel. Nzovu Esther. Kweshya niki? Ako Utabimbwiye. nta kintu ndashyiraho. Warayifunguye. Ufata izina ryanjye utabimbwiye. Hari ikibazo se aba bayifashe ubundi bagutwaye cano na telefone bakabijyana na byose. Telefoni ngiye kuyifata. Ngenge gufungura Dusabe Yakamwana TV show. Telefone. Eba namujye mudu supporting benshuti. Ako nizere diaspora. Ibintu tugiye gukora. Nibimera nka bira bya Noheli afata aga telefoni ashaka amakuru agira gute nimba ngewe nkundana umva yaka ukuntu bimeze neza. Dusasa umugore wawe. Nangiye usi umugore wanjye ngo twatandukanye. Muzamuduha ikiganiro natwe tubaye ikindi. Ariko ntitushyemo ibintu byo kurya twebwe ko ntabwo ari umugore wawe. Ase kubera icyo uri kubihakana kandi bamaze. Wagize amahirwe ugasanga umugore ku kijya tutasubirana. Ugiye uri kubunda. Yesu wowe dusene mutangiye korana vuba. Hanyuma yageze Kubunda guteze. Niwarenga muri salo. Wagera mu cyumba cya Esther wowe. Cyumba sinyizi. Asubundi Esther kubera icyo usiga umugabo ufashe umugabo kuba mwasubiranye urabona nani mwebwe ntabwo mwifuza ko twasubira. Oya muzasubira. Wajyanga se. Ahubwo kubera iki
kandi aribyo Esther dushaka abatari proud yo Ese kumva Esther yuko ko yaguhakaniye ashobora waretse gusubira mu cyumba. kugwatiriza ngiye dusabe ugeze ubona amatiriza ariko muri iyo minsi Esther arimo kumbwira neza arimo kuntwara neza kubwira neza se atakubomuza cyangwa aragira ngo iriya gazi ibanze ishiremo nimara gushiramo agahita avuga ati Ahita ase iyo oya urahita gaze wongera nyirago nagura gaze ninashiremo nzakugura indi shiri wese uzi ukaryaho iriya cupa twari dufite amagazi abiri yewe reka nkubwire nzovu ngewe dusaba arambomoza ariko wowe Esther ntiyakubomoza nubwo wasengiye mu ijuru usibye ko mwebwe muvuga nese aramutse ambomuje mwabimenya twari tugira ibanga by the way bayeda we ntabwo twabiyobewe bayeda we uze ko mwase ubuse ibyo ejo wavuze ngo washwanye na oya Esther vugisha ukuri bayize ubu ngubu n'urwego rw'ibihumbi 20 wamubomoza reka reka ntabwo yayafata kandi ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kumubomoza reka ibyo ni ibanga ryacu rarara oya sibyo nzovu nawe uba uvuze ngo reka reka ubuse njya kuvuga ngo nguzaba 20 kugira ngo kandi ndongane nawe reka nkubwire Esther ni ikirumira hano hari inzoka wundi bitaga erega wemera yuko Esther ntabwo ari proud yawe wamujyanye se ugakomeza bakushyushye ubwonko wamujyanye uraje imitsi yongera iriya gaze yanjye wayiguze mu kayi mukamuguma gaze kandi n'ifi mutware mwishyuriye gaze twe nawe ucunga hariya wanditse ngo birabujijwe kunyanga iyo ufashe umuntu ngo nimba ari mfite indirimbo tugiye gushyira hanze yitwa Imana ikunda abagabo rero ni ukuvuga ngo njye na Esther tugiye kujya ahubwo tugiye kuyikorana nutangira kwigira gutyo muzayikora neza se ko yagukora ku ndirimbo nayigiramo kubona njye ndavuga ahita aba umugore wanjye bitewe n'urukundo yanjye uzamutwara siko ndeba ugize ishyaka nta cyangwa kugira uzi abana baba barimo bayizi rero nkubwire wa mungu ese yaka mu gihe utarasubira kwa Esther ngiye ibiryo birahari wagiye uza ukarya ugataha fate moto icyatangeza mu Nyakabanda n'icyatanu n'utu gikundo kuva iwawe hariya ni gute umuntu w'umugabo mugenzi wawe akubwira ngo uzaze kurya mu rugo ibyo uza nk'ugaburira urumva ntabwo nshaka kuzicwa n'inzara wawe nagiye rero ukaza kujya kwa akajya mu rugo kuko twe turaturanye twebwe urugo ruragabura twebwe urugo rwacu kumungabura ibyo turabifite dufite agafuka k'umuceri ariko mwaguze amasafuriya nk'ayanjye njye mfite amasafuriya ahenze by the way badusafuriya waguze ejo bundi udusafuriya twitwa nzarwaye tw'amabati tuwe iriya safuriya y'ibati niyangereye nziza iwanjye niri ifite imikondo hari imwe igura udusafuriya 25 ari naguze ijambo afite agasafuriya kangana gutya kitwa nzarwaye ariko afite imifuniko nyine kuko afite imifuka na feri jita afite agasafuriya kangana uzayamara amasafuriya ya safuriya jita fora yibonye yitwa nzarwaye ni agasafuriya kangana gutya ase igitafu kasafuriya kanzara kambere ejo bundi yarateye ariko nagiye yongewe ndagira ndiyarura kandi ko njye nabaye marenu y'abapari oya ariko ni pura ariko yari koteri ni koteti yatereye jojo ivi ni tubica n'uwabimukoreye bazana iriya ntizaba uko bayitanga iki bakubitaho kigatura champagne tubasukira mu turabe nzovu yarasenze nkamwemereye mu ikarito ya prudence ari gusenga mbese umuntu umugore n'umugabo iyo babana babaha yego nanjye numvaze ese yasi purake nawe rero uranguka barabanye se jojo na jita funago babana ariko barakundana bakundana aba yarafashe ni nk'uko nafata ni nk'uko nafata Esther none Esther ahantu hose ngiye tukajyana urabona Esther afite igikapu cyiza igikapu nkazashyiramo imyenda yanjye noneho umuntu ushatse kuma akazi ko ngiye mpamagarwa nibura inshuro nka magana agaye ku munsi Esther akazaza bahamagara njye sinitebe telefone Esther akampangira akazi nimba nk'iriya konta tugiye gusinya nzovu we nzovu ndashaka kukubaza alo ushanga bwawe bitangiye kwitaba telefone naniba yamvugisha n'isaha cyenda z'uruzi ni akazi ariko wagusuzumye yaka ndashaka guhaguruka serekeri gasuzuguro ako wagira ngo serekeri iyo bashyingiramo abantu bashyinguramo abantu sesekeri gasuzuguro sesekeri wowe nitaba telefone kandi nawe ukunda kubitaba uri mu kiganiro se we ntabwo bitaba we n'ubitaba nawe we urabitaba n'ubitaba ariko kwitwa ngo uri majoro urashaka kuyobora kapiteni ariko ngo mujye mu mitsi uratuzugura ku fone yanjye we kandi nawe ari fone yariye nanjye fone siyari ariye kunjwe teremuka fone ni kunjwe mwese
Natsigwa kuporera wewe ugiye kubita se. Natsuguraho. majoro Reka tumukore. akoreka reka tubakubita dusabera ntashaka gutabara Kunestera bayagafasha wagira ngo nagayija. Wagira ngo nagayija bari gushyira mu kwaha. bashaje kagera mu kuri Bageze ngo tunazambaga niyo nyiro kera ndibwo no muri ako nzovu Ndajya muri nigute shike. yakagukanga ndajya muri shike ngura inkweto wicara uvuga iyo abonye ikintu gute yakagukanga n'ukuntu wivugishwaga ngo yakamugiye mu mitsi ntiyawe wabaye majoro yagukanga yakafite Mbese ingumi none ko wabivuga ari umva uko banza adahari. mubwire yakatuye gukora prank uri kumva ibanga ngo tube turi mu kabari Shangwa kwisi uri umugore kumva? turamubabaza. turi mu byo ngiye yarabimbwiye uri kumva yangije igikoma nari nambaye kiramubabaza agire ngo bikoze ku aragukubita kandi bushake arakubabaje shuma afite ingumi shayikomeye nk'inyundo yankubise ni mu kiganiro ndavuga kuko mana ndinde Umugore wanjye yagiye andaragira. nahise njyamo hasi wa mukobwa se dukora na fusi Nta mutima mubi ariko. nyine ko wari uzi ko mbikoranye ubu mutima Sha nta mutima mubi wese. Ese wankubise ingumi. Kugira ngo ndabana. shiri wanjye mu kwa gatandatu ndakugura inkweto muri shike fana amagambo muri shike narabirambiwe biri kugenda ukayahindaya mu gitondo muri shiki. kuba muri shike Kumbona inzara se ntangiye zamushize. inzara zanjye wayagize n'inzara zanjye ntabwo ngenda njya nomekesha shiri Hari umugore nimugoroba wanjye sha. ariko izo ni inyomekano reka nkubwire izo ni inyomekano nimugoroba turajya karamba ujye muri salo kunde umugore wawe nawe atangiye kwigira atari Shirwe kuri gusinzira. umugore wawe uretse yuko ko ari uko wenda Ari utaya. umusubiranye vuba urumva ariko urabona ko mu gihe mutari muri kumwe nawe rwose yari atangiye kuvamo uvamo gusa Ndabona atakizi. agasura kari Buriya dusabe njyewe, buriya dusabe uvamo nubwo gusa atari. ahubwo warasa Buriya dusabe nubwo uzi ko atari. wapfumaguritse Iyo yishimye. oya iyo mwari mumaze warapfumaguritse oya Cyangwa tujye yaratobaguritse. tuvugisha ukuri iyo uri kumwe na yaka ubukeye na yaka bakeye ahubwo nibwo yari akeye atari kumwe Ahubwo nayo nibwo oya nibwo yari akeye Reka njye kahawe nsikureba. araza nawe ashyigikira amafuti igenda oya nta mafuti atakikubaka nibwo yarakeye baratubwira. atari kumwe na yaka ntabwo Bari yaka kwa mudasobwa Vugisha sho. ukuri. Mutubwire iyo ndi kumwe na dusabe. Sha, iyo uri mubana nk'umugore n'umugabo oya dusabe abakeye uraza Saja mu dusabe gitondo se. mbere abana na yaka niyo yari azi Saja mu kwambara gitondo. ariko kuri asigaye yambara neza ko basubiranye reba igisuka asigaye yishyiraho agiye gucupira none iki ntabwo nzasubira oya uko kuko nyine ubu ngubu yari imenye none se nta cyiza gihari cy'uko yaka ari kubana nese kuyonye nabana n'umugabo akaza akangira hasi nuko nari nimereye ariko aramukesha noneho bikarushaho acihesha gute ejo mu gitondo dusubiranye se ubwo aka kanya yegora ariko utangira guca wowe nawe akaca gute se yagabura adaca kandi twarasubiranye ahubwo ngo agiye kongera guhangayika mpangayikishwa se ni agiye kongera ariko yakareka abagore bacu tuzabajyane muri zaga bajye kubyina kwa gatanu kora hano sha oya yaka yahita yiruka Yazashaka ibintu ati mirongo ninde ine. harya wajyanye yaka buriya ngo ntuza uno mukobwa azi uno mugore azi kubyina mwazi gusunda iyo umuntu yasohotse ngo yabyinishije iyo umuntu yasohotse uri kumva yabyinishije aba ashaka kwirinda yaka- stress yakahita avuga ati, ugomba umugore kugenda ukabyina turamucyura. ukisanzura uretse hano twahabyinira hano twahabyinira ariko iyo uri mu kabari ugomba kwisanzura ubwonko hano twashuhije ubwonko reba izuba watwicajeho ibaze kuntu yaka yagize ubwoba akavuga ngo umugore nahita ataha ahinde utaha ubundi iyo nyine iyo uri wasohokeye kumva mu bwite iyo ngo wasohokanye kubera yarabyinnye ngo agira Oya. ubwoba yuko ngo abandi urumva bagabo bari iyo wasohokanye n'umugabo wawe sibyo umwana no kupfa kuba ari umugabo noneho umuntu akundana fresh ahubwo murawubyina uri kumva ukawukata ivumbi nzovu we rikikaraga uyu nguyu hasi nzovu utuvugishije ukuri Nzovu nta we- nzovu muri kubyinana nzovu dore bamuhaye indirimbo mu kabari ashyiramo reyo siporo gusa wagirana na reyo siporo nzovu icyambe ntazi mbese kubyina nta yindi miziki yabyina nta yindi mbyina aza abyina ni reyo siporo ese ubundi reka mbabwize ukuri mu kabari kwa barimo ababyina abamasozi njye mba nagiye baba banyishyuye ngomba kugenda bayida we ukaba uratse zibigiye Nicara, ugatera akaguru nkafata inzoga yanjye nkayinywa nitonze nkagera gute Ukuntu buzaga? ariko mwe muragenda Abantu bakora inzovu, mukamasura mukajya muri ndasubira tugere ku musozi umanza reba tugere ku musozi niko oya n'ubundi tugiye gusoza ariko ikintu gihari ni uko
ubona ko hari ikintu kiba cyahindutse hagati y'abantu iyo bamaze gusubirana ko muri kundeba cyane ariko reka turebe niyo mpamvu oya noheli we yabahaye iminsi ingana ariko njyewe urugo rwanyu nuza yaka iki cyumweru agiye kukitwara neza noneho nyuma agaragaza imico ye oya ariko nyuma nagazatasanga n'ebyiri yatashye saa 5 ubwo urumva bitatangiye urumva gusa Imana izambabare azamene televiziyo nazamene umufuka dusa ubu none yakamwana ejo yaravuze ngo hari umufuka w'umuceri atigeze agura hari televiziyo hari ibiryo kwa nyirabukwe ngo bamuzaniye ubu ntabwo arimo gutanga rasiyo kagasamake nagera mu gihe cyo gutanga rasiyo ntabwo zirimo kugurwa nageze igihe cyo gutanga rasiyo reka yakamwana aha uriya aba ari kintu nzofa kunda kuba mwanywa amayoga mu ego kuva ngo nagwa ushaka gufata ngo esa tubana ntago wari ntago nahaje iwawe se reka tubashimire rero bakunzi ba mudasobwa show yari Theo 7 Pro umuhungu w'aba diaspora Speedy Drone turi kumwe n'abantu bari hano nuko ahubwo tubwira abakurikirana mudasobwa show hariho abantu hari undi mutwe twita yakamwana ariko ntabwo ajya arangiza ikiganiro uriya n'umusinzi niko wari uvuze ntabwo ari umusinzi oya ibyo uvuze uriya ni umusika ntukanyanya kuri yakamwana uriya ni umusirikare ujya umusirikare aba arimo kuducungira hirya no hino ari kubacungira umutekano umutekano ukomeze bye bye sawa sawa